uyu munsi rero Sport yakoze imyitozo mu gitondo ejo bari bafite akaruhuko nejo ubwo barakora imyitozo bitegura Super Coupe ku munsi wo kwa kane ubwo izahuramo na Polisi hazabanza match ya mbere izahuza Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport agata ko Kiyovu Sport na Polisi match badaba ngo imbatura mugabo ikintu kinakubwo nyine kiye utuma tunagana kuri imyitozo ngaro gacanyi babiri bashya Gatera Edmungo yatangaje avuga ati abantu bareke kwibishye kuri Mukura kubyahagarira imbere ya Rayon turi ku rwenya ahubwo se yakuramo Kiyovu turi ku rwenya Sanja Burasha kuba ngagiye kujya muri Polisi iyo gura amasezerano muri butunguranye Kandanda izaterwa kwa kane kazo Sanja Buraya Kandanda hari icyenda Polisi igira hari icyenda Polisi igira kubundi kazu twakoze ikiganiro tubura icyenda ya Polisi none se Polisi abawinga ba Polisi oya ture ku rwenya bahoroje gatoye ubundi se Polisi igura muri Kiyovu ku munota wa nyuma dakika za Gioni aruko mu rwego mpuzamahanga yabuze y'umwataka yaramuzanye kipe yaragoye nayo yaramuzanye kanze nkwereke video ye ariho ngo bifite abakinyi batabuhamya benshi babaswa nayibonye kwa video ngo barayihangitse bikomeye cyane nayibonye kwa video ari wayipostinze iyo video y'umwataka wa Polisi barangiza bakabeshya igipe ngo urabona ngo ikipe ngo noneho ngo uzabiteye ubwoba none amakuru mfite arambwira ko yuko Polisi ngo yahangitswe abakinyi bari ku rwego rwo hasi kuri uyu mwataka wayo ndamubona se ngo mpite mukwereka wumirwa nayibonye kwa video kanze nkwereke none Sanja Buraya reka tutureka kubeshyana Sanja Buraya ajya kwatakira Polisi aje champion se kanze nyitangiza Kiyovu ntabwo nawe bagiye guha pasi ntabwo yakwanga ayo mafaranga urebye ndeshyo urabudura umwataka yawushije umupira yateretse neza kiparibwa rwose sinzi wavuze ati ntukayitindaho cyane kuko ibyo tuba tuyitezeho si byo nayibonye kwa ntabwo nari nagira amahirwe yo kora Polisi yewe aho natinye yuko za Polisi zibwa cyane no gutandukana na Beni Musa ugahita wumva ngo yabonye uri umutoza ngo w'umunyamaroke toza w'umunyamaroke ibigwi bye ni biheze ubwo rero mbabarira rwose akazu ubwo nyine ndimo ndakubwira kuri Reyo uyu munsi Mohamed Watara Erdinho waruvuze uti kuwa kane Mukura izabanza ikina na Kiyovu nyine twari kubyinjiramo uko match ya kabiri ni nayo benshi bafitiye amatsiko Rayon Sport na Polisi Rayon Sport mu kwitegura iyo match Erdinho Mukono yatangiye imyitozo shekuvuze yatangiye imyitozo na Mohamed Watara Beki Kisiki ureshya umudefanseri nkiyivoka ndiko bana umudefanseri w'igishyitsi abaswera babone Kisiki ni igishyitsi Beki Kisiki Beki ni myugariro Watara yatangiye imyitozo cyane kugira ngo Ibrahim Jingare umuhungu nemera cyane uzi umupira kuri buno butaka bw'u Rwanda byakugora ko mu makuru numvise byakugora ko mediateur umurusha umupira ubu ngubu ku kirenge kontrola baro kuyitanga nemera cyane ari gukorera hanze yambaye suppress ashobora kuzagaruka nko kwa kabiri ngo yagize ikibazo cy'umugongo kwa kabiri agomba kandi ikibazo cy'umugongo kiragoye bareke kumwihutisha ni ikibazo kigoye agomba gukira neza ariko kuko umwihutishije ngo yarakize ngaho ngo nuko ari kujyana mwambari gake yagira ikibazo gituma bazana ubagaho umwihutishije kumuzana ni ikibazo gikomeye kibazo Ibrahim Jingare bakeneye ku Erdinho agakina neza Erdinho ngarakora amajyabo Mukono umunyenye namugizeho neza kurya umunyu mwinshi gusa burya agaragara aswera bango amekura nabonye afite ka baby face ngo amekura cumbi nyingi ko nabonye afite ka baby face ko nabonye isura imeze nk'iyangira Erdinho Mukono ko nabonye ishaka kubitandukanira ari ritoya cyane ngo bare ku kirenge kayitoto
Erdinho Mukono Erdinho Mukono ndashaka mfite amatsiko kureba ko naravuga ngo ni Jingre naravuga ni Jingre umwanya wabonye nyirawo ariko ndacyafite umuntu uzicaza Jingre sinzi ukuntu yaba ameze nicyo kintu ngiye uyo bune Erdinho niba ashoboye Jingre agomba kwicara cyangwa ndaho Musiala Jamal Musiala cyane ntabwo rero ari ugucenga gusa ukagenda usa nk'utareba bikarangira bawukwatse bikarangira ukoze ikosa kuki suri ndukora ikosa korera umuntu ikosa nabonye kuri finale barawukwatse ukoze ikosa nabonye kuri finale ya Sekafa Kazo Issa Djigiba rero hari nigeri kuba yanarangije match ariko nyine agira kantu bararayizi urayimo nta kintu atayikoresha yanacenga babiri ariko harahanacenga bidakeneye no kutamenya gutangira pasi gucenga utari butange pasi ngo uwo mpira uvemo igitego uko gucenga se kwa kukimaze Issa Djigiba akeneye kubanza kumenya ngo umupira bampaye ndawushyira cyane ese nyine kwirukankana nko wihutisha hari igihe yigeze gukora akantu keza cyane umupira azamukanya wa Eritatu akubita poto cyo ni ikintu cyahaye amanota menshi Issa Djigiba wirukansa ukamenya kutanga mu mande ni ibintu bibiri uhaye ashobora kugusubiza cyangwa se agatera mu izamu cyangwa se akawuha Kameni umupira arawuzi singomba ko Djigiba itatanga kwa mugani wawe kwa Kameni nyuma ya Cedric nta umutekinisiya zo umupira arawuzi uyu muhungu pe ubwo rero niyo mpamvu nari ngubwiye ngo uzagurishwa miliyari mu mboni zanjye mbona Jingre bamuvure neza ari hanze bamuvure neza navurwe neza kire neza 100% uvuge mu mugongo we nta kibazo ufite Erdinho naba nta musaruro atanga n'ubuntu umwanya uzawusanga neza niba azabatanga umusaruro ntacyo bitwaye kugira abakinnyi beza basimburana ku mwanya ko na Issa Djigiba tuvuga nibi binanirana Erdinho Mukono azajya ku 10 Jingre asubire ku 8 we Rayon Sport izabibyungukiramo kugira abakinnyi beza kumya bo hagati kuko na Christian mo kutwereka ko numwiza kuri gatandatu muri Sekafa umupira uri gutembera hari ikipe ikubiswe 11 ya Somalia se mu bagore mpira y'abagore hajyamo kuvuturana wakomeza ariko se biterwa n'iki ko 1 2 3 4 5 6 7 8 11 itsinze 11 ni ihesa abantu bakeneye kuyimenyera kazede bibonye bicaho mu freshize mu mpira w'abagore n'abakobwa kuki ibitego biba byinshi biterwa na kandanda ni akipe muri Nuzi yo muri Ethiopia CBE nitsinze kuko hano amakipe akomeye nabi nitsinze yo muri Somalia yanga bikunda cyangwa Djibouti hagati aho ngaho kipe ya banki ya CBE irakomeye muri Ethiopia iteye 11 abakobwa b'imirabyo biruka cyane baririmba cyane biruka bona ko bafite benshi b'urubavu rutoya bafite imyitozo nk'iy'abagabo ntabwo